Agahinda ni kenshi ku bakunzi b'umuhanzi Kirisizi, umwe mu bigaruriye imitima ya benshi biganjemo abakunzi b'umuziki nyarwanda. Uyu kandi azwiho kugira udushya twinshi mu mashusho y'indirimbo ze, bikanatuma agira itandukaniro rye n'abo bahuriye muri uru ruganda. Kuri ubu rero uyu muhanzi ari mu gahinda kenshi nyuma y'inkuru y'icamugongo yumvikanye muri iki gitondo yemeza ko yabuze mama w'umubyara ari nawe wenyine yari asigaranye, nk'uko byemejwe n'ikinyamakuru igihe.com. Mu itangazo cyashyize hanze cyemeje ko kuri wa 13 Kamena muri uyu mwaka umubyeyi wa Kirisizi yitabye Imana z'indwara ya diabete yaramaranye igihe. Aya makuru kandi yemejwe na Junior Giti usanzwe urebera inyungu z'uyu muhanzi ndetse banakorana ibikorwa byabo bya buri munsi. Abantu benshi bashinguye cyane n'amagambo nyir'ubwite yasangije abamukurikirana ku rukuta rwe rwa Instagram agira ati "Sweetheart, ntabwo cyari cyo gihe", maze aherekesha umutima umenetse. Ni inkuru yashinguye benshi kubera uburyo abantu benshi bakundaga uyu mubyeyi barangwaga n'urugwiro rwinshi, gushyigikira umuhungu we no kumuba hafi mu bikorwa bya buri munsi. Ibi byose rero biri mu byagarukaga mu mitwe y'abantu bigatuma agahinda gakomeza kubashengura. Ariko se n'iki umubyeyi wa Kirisizi yatanze nk'icyitegererezo ku bandi babyeyi mu guteza imbere impano z'abana babo? Ese yaba yaragize uruhare runini mu iterambere ry'uyu muhanzi tuzi uri mu bagezweho? Reka tubiganireho, tugaruke by'umwihariko ku buzima bw'uyu musore ndetse n'iki umubyeyi yakoze kugira ngo Kirisizi abageze ku gasongero k'umuziki, aho kuri ubu asigaye ari icyitegererezo mu bakiri bato. Uramutse kuri ubu ukoze urutonde rw'abahanzi bagezweho kandi bakunzwe cyane mu Rwanda, urangiza ntushyiremo izina ry'uyu musore umaze kuba ikimenya bose, akagira umwihariko mu kwitunganyiriza mu mashusho y'indirimbo ze, benshi ntimwabyumva kimwe ndetse bamwe banagutera amabuye. Ni umusore umaze imyaka igera kuri 5 ari kurya hiti kuva muri 2020 kugeza ku munsi wa none. Kumvikana kwe byatangiriye ku ndirimbo yahereyeho yise Faster, kuva ubwo ahita afatiraho akora hiti kugeza ubwo ku itariki ya 26 z'ukwezi kwa gatanu umwaka wa 2022 yashyiraga hanze indirimbo ye yabaye hiti mu gihugu cyose, igafata umwanya munini mu bitekerezo bya benshi. Indirimbo yise Inana. Indirimbo yarakunzwe bikomeye ndetse yasize yandikishije Kirisizi mu ruhando rw'abahanzi bakomeye mu gihugu, kuko uretse kuba yarabaye hiti yanamwicaje ku meza amwe n'ibihangange nka Meddy, The Ben, Bruce Melody, Social n'abandi bafite indirimbo zarangeje miliyoni 5 z'abazirebye kuri YouTube. Inana kandi yasize imuhesha ibihembo bikomeye nka Kisama Award nk'indirimbo ya Sama, ndetse nawe umuhanzi w'umwaka ukizamuka. Kuva ubwo rero kugeza n'uyu munsi ni umuhanzi ukomeye cyane kandi ukunzwe. Ibyo bigahamishwa nuko nta gitaramo gikomeye mu gihugu adatumirwamo utibagiye n'ibyo mu mahanga. Ariko si mu by'ukuri uyu muhanzi watangiye ari umudirector w'indirimbo z'abandi bahanzi, ari n'umuraperi w'umuhanga, ariko nyuma agahindura umuvuno akinjira muri Afrobeat. Ni muntu ki? Ubuzima bwe kuva avutse kugeza uyu munsi wa none ni ubuhe? Reka twinjire muri The Inside y'uyu munsi. Ikaze tuganire kuri uyu musani. Ubundi nubishima urakora subscribe kugira ngo tuzongera gucika n'ibiganiro byiza tubategura umunsi ku munsi. Nge wumva nitwa Jo12. Nguhaye ikaze. Impano ya Nsengiyumva Rukundo Christian umaze kwamamara nka Kirisizi ikomeje gutangarirwa cyane kubera ubuhanga bwihariye yihuza nabwo, byagera ku ijwi abiganjemo abakobwa imitima igasimbagurika. Hari n'abandi batacyumva indirimbo z'abandi bahanzi kuko baba bumva ari nko kumuca inyuma. Umwihariko w'indirimbo ze zirakundwa kuva ku mwana muto w'igitambambuga kugeza ku mukecuru mukuru cyangwa se umusaza ufite imvi zabaye uruyenzi. Umuziki wa Kirisizi umaze gufata indi ntera kuko warenze imbibi z'u Rwanda ku buryo bimwe mu bihugu bihana imbibi n'u Rwanda yamaze kuhashinga ibirindiro, ndetse asigaye yitabazwa na bamwe mu bahanzi bashaka gukora hiti zifite icyanga. Nko kuri YouTube mu bitekerezo biri ku ndirimbo yise Edeni, hari umunya-Uganda wagaragaje ko amaze igihe kinini yaramwihebeye. Ati "Ndi umunya-Uganda ariko uyu niwe muhanzi umwe rukumbi ukunze kugaragara ku rutonde rw'indirimbo numva kuva ku Nana, Amashu, Basi Soli, Sekoma n'izindi. Uyu ni umuhanzi w'umuhanga, yaba mu miririmbire wumva ijwi ry'ukanyurwa, yabihuza n'umudiyo n'ijwi ry'indirimbo ndetse n'isura yikurura benshi mu b'igitsina gore, agahuka kaba gahuye n'umunyotsi." Mu ndirimbo nye amaze gushyira hanze amaze kwerekana ko ari umwe mu bahanzi ngenderwaho muri iki gihe mu Rwanda. Yakunzwe mu ndirimbo zirimo Fast, amashimwe yakoranye na Fireman, Edeni, bigeze ku yo yise Inana bwo bindi. Yakoze kandi yitwa Basi Soli yakoranye na Pasi Kizito, iyiswe Rara yahuriyemo n'umurundi Kiriku, Jugumira n'iyitwa Sekoma. Nawe ushobora kuba uri kumva muri aka kanya cyangwa se umaze kuyumva. Kirisizi nibyo koko ni umuraperi waje guhindura umuvuno. Yatangiye urugendo rw'ubuhanzi ari umuraperi, yagiye agerageza amahirwe mu marushanwa atandukanye ndetse akajya hirwa cyane. Nko muri 2016 yegukanye irushanwa rya Talent Zone ryategurwaga na Royal FM ndetse n'anagiye atandukanye, aho bakoranaga mu itsinda ryakoze indirimbo zigiye zitandukanye zirimo iyitwa Uzikusetsa, Ese Urabizi n'izindi zitandukanye. Yatangiye kuririmba mu njyana ya Afrobeat muri 2021
ubwo yatangira gukorana na sosiyete ya Giti Business Group ikora ibikorwa byo gufasha abahanzi gusobanura filimi n'ibindi. Yabwiye igihe ko kuririmba ari ibintu yatekerezaga kuva kera ariko akaza kubishyira mu bikorwa ubwo yahuraga na Junior Giti ukuriye Giti Business Group mufasha mu bikorwa bya muzika. Ati kuva kera numvaga nshaka gukora umuziki kurusha uko nakora injyana imwe, gusa igihe cyo kubishyira mu bikorwa cyari kitaragera kuko no kurapa nabyo nzajya mbikora. Nahuye na Junior Giti ama igitekerezo, tugihura banteye imbaraga zo kubikora mpita ntangira. Yakomeje agira ati hano nahise mbona rero hari umugati reka ndwane, gusa isaha n'isaha nabakubita indirimbo ya rap ntawamenya, abakunzi baketse ko ibyo bashaka twabikora. Yavuze ko yaba kurapa cyangwa se kuririmba byose nta na kimwe cyoroshye kuko byose ari nk'urugamba kubikora. Yemeza ko atavuye muri hip hop kubera uburyo abaraperi bafatwa, ahubwo ko yayivuyemo kubera ko itari gucuruza kuri we. Iyo urebye indirimbo za Chrissy ubona zifite itandukanye n'iz'abandi bahanzi kuko yaba mu miririmbire usanga higanjemo utuntu dukurura abana bato bari mu myaka iri munsi y'icumi. Hari naho usanga yifashisha ibipupe cyakaririmbo mu buryo wumva ko yisanishije n'abana bato, cyane nko mu ndirimbo iheruka yahuriyemo na Kiriku haraharirimba ati I U O A E. Iyi mvugo yifashishwa n'abana bakiri kwiga gusoma no kwandika. Nko mu yo yise Nana agaragazamo ibipupe ndetse n'utundi tuntu dutuma iyi ndirimbo ikundwa n'abarimo abana uhereye ku izina ryayo. Mu yitwe Deni naho harahagira ati sheri wanjye Dia, ndagukunda Dia. Ayo magambo nayo akunze kuririmba muri imwe mu mikino y'abana. Yavuze ko iyo agiye guhimba ahera ku gihe umuntu aba akiri muto kuzamura. Ati mba numva nakora indirimbo buri muntu wese yisangamo, atari indirimbo z'urunganuru cyangwa uru. Iyo tugiye gukora duhera mu bwana uko ariho umuntu ahera tugakomeza. Nicyo gituma mbikora. Nisanze ariho abantu banjye bamboneye. Chrissy avuga ko mu minsi iri imbere ateganya gushyira hanze album izaba iriho indirimbo zirenga 10 ndetse nyinshi muri zo zamaze gukorwa. Mu bihe bitandukanye Chrissy yavuzweho ibintu byinshi bitandukanye. Mu mwaka wa 2022 umuhanzi Chrissy yabaye umuhanzi wa gatandatu warebwe n'abarenga miliyoni 5 kuri YouTube, aho yageze kuri urutonde abikesha indirimbo ye yise Nana yashyize hanze guhera ku itariki 26 Gicurasi 2022, ikaba imaze kurebwa inshuro zirenga miliyoni 8. Iyi ndirimbo ni nayo yamuhesheje igikombe cy'indirimbo nziza y'umwaka mu bihembo bya Kisama Award. Mu myaka ishize hari igihe byavuzwe ko uyu muhanzi Chrissy yaba yaramaze gutandukana na Junior Giti nka manager mu muziki, gusa none uyu muhanzi yagize icyo abivugaho atanga umucyo. Kuva mu mwaka wa 2021 Chrissy ari mu biganza bya Bugingo Boni uzwi nka Junior Giti, aho bakorana nk'umurebera inyungu ze mu bya muzika. Icyakora mu kwezi kwa karindwi nibwo hatangiye guhiswa amakuru yavugaga ko aba bombi baba baratandukanye. Mu kiganiro na TV10 Chrissy yavuze ko ibyavugwa mu gutandukana kwe na Junior Giti babikoraga kuba Junior Giti yari amaze iminsi atagaragara mu bikorwa bye by'umwihariko mu bitaramo, kandi imbere yaramuherekezaga muri byose. Cyakora yakomeje avuga ko kuba Junior Giti ataramuherekezaga mu bitaramo ari uko umubyeyi we yari amaze iminsi arwaye ku buryo byari ngombwa ko ajya kumwitaho. Ubwo Chrissy yitegura kujya mu bitaramo Burundi yahise bihura n'uburwayi bw'umubyeyi wa Junior Giti bituma batajyana. Icyo nicyo gisobanuro yatanze kuri uyu nkuru avuga ko baba baratandukanye kubera ko batagikwana kenshi. Gusa kugeza n'ubu baracyari kumwe. Ayo yari amakuru y'ibihuha. Ku bindi wamumenyaho nuko Chrissy ari umuhanzi wafashwaga na mama we cyane mu muziki, agakunda kumusapotinga aho bishoboka. Ndetse mperuka amashusho yigize kujya hanze bari kubyina indirimbo yitwe Nana. Amashusho yashimishije benshi kubona umubyeyi yishimira ibikorwa by'umwana we. Mama we yakundaga kuvuga ko Chrissy ari umuhanga cyane mu ishuri, ku buryo ngo yigize kujya mu kizami abizi ko papa we yamaze kwitaba Imana, ariko ntibyamubujije gutsinda akaza ari uwa kabiri. Mu buzima busanzwe ngo Chrissy ntazi guteka habe namba, icyakora ngo agakunda isuku kurusha ibindi byose, kandi akaba yikundira kurya ifiriti. Ngayo nguko rero ngo ibyo bimwe mu byaranze ubuzima bwa Sengiyumva Rukundo Christian benshi mwakunze nka Chrissy mu ndirimbo zitandukanye. Intanso rero ikiganiro cy'uyu munsi, gusa dukomeza kwihanganisha Chrissy wagize ibyago byo kubura mama w'umubyara. Wakoze cyane kubana natwe, naho ubutaha Imana ibarinde.